Tekereza isi itarimo imijyi, imihanda, imodoka, umuriro cyangwa se ikoranabuhanga. Tekereza abantu batagira amazina, batagira inyandiko ariko bafite ubuzima, ubwenge n'ubushake bwo kubaho. Tekereza isi itarimo itumanaho, imipaka, ubucuruzi, imyidagaduro ndetse n'ibisasu bya kirimbuzi. Aho niho abantu ba mbere ku isi babaga nta na kimwe bafite. Uyu munsi tugiye gufata urugendo rurerure dusubira inyuma mu myaka miliyari ishize, tumenye abo bantu abo ari bo, uko babagaho n'uko bagize uruhare mu kuduhindura abo turi bo uyu munsi. Mu myaka miliyari ishize isi yari itandukanye cyane niyo tubona uyu munsi. Hari amashyamba manini, imikenke myinshi, inyamaswa zikomeye nka memosi n'izindi zashize. Muri iyi si niho abantu ba mbere bagendaga bashaka uko babaho, barwana n'inzara, n'inyamaswa ndetse n'ikirere kibi. Abashakashatsi bemeza ko abantu ba mbere bakomotse muri Afurika, cyane cyane mu bice bya Afurika y'Iburasirazuba. Aho niho habonetse amagufwa n'ibimenyetso bya mbere by'abantu babayeho kera cyane. Kandi Afurika ifatwa nk'indiri y'ikiremwa muntu. Australopithecus ni bamwe mu bantu ba mbere cyane bagendaga ku maguru abiri ariko badafite ubwenge buhambaye. Bari hagati y'inyamaswa n'abantu. Icyakora kugenda ku maguru abiri byabahaye intambwe ikomeye cyane mu mateka y'abantu. Homo habilis nibo batangiye gukora ibikoresho bikoze mu mabuye. Ibi byabafashije guhiga no gukata inyama. Izina habilis risobanura ubushobozi kuko batandukanye cyane n'abababanjirije mbere. Homo erectus nibo bantu ba mbere bamenye gukoresha umuriro. Umuriro wabahinduriye ubuzima bwabo. Batangiye guteka, kubarinda ubukonje, birinda inyamaswa, ubwenge bwabo bwatangiye kwiyongera. Abantu ba mbere ntibagumye muri Afurika gusa. Batangiye kwimuka bajya muri Aziya, Uburayi, Australia na Amerika. Uko kwimuka kwatewe no gushakisha ibiribwa ndetse n'impinduka z'ikirere. Homo sapiens nibo bantu ba none bari bafite ubwenge buhambaye, ururimi, ubwenge bwo gutekereza ndetse no guhanga. Batangiye umuco, ubuhanzi n'imibanire irenze kubaho gusa. Abantu ba mbere babagaho bahiga, kwegeranya imbuto, kuroba no gusangira ibiribwa. Babaga mu matsinda mato bagafashanya kugira ngo barokoke. Bakoreshaga amabuye atyaye, amacumu, ibikoresho by'ibiti n'amagufwa. Ibi ngibi byabafashaga kwirinda no kubona ibyo bakeneye. Batangiye kwizera ko hari imbaraga zitagaragara. Bashyinguraga abapfuye bakabaha agaciro. Ibi ngibi byerekanaga ko batari inyamaswa zisanzwe ahubwo ari abantu batekereza. Mu tuvumo twinshi habonetse amashusho y'abantu ba mbere. Bashushanyaga inyamaswa n'ibyo bahiga. Ubu nibwo bugeni bwa mbere ku isi. Nubwo tutazi neza amagambo bakoreshaga, abantu ba mbere batangiye gutumanaho, gutanga ubutumwa, kugira indimi za mbere. Ibi ngibi byashimangiye imibanire yabo. Ubukonje n'ubushyuhe bukabije bwatumye bamwe bapfa, abandi bimuka, ubuzima burahinduka. Ibi byatumye abantu bahanga udushya. Nyuma y'imyaka myinshi abantu batangiye guhinga no korora. Ibi byatumye batura ahantu hamwe, imijyi iravuka, iterambere riratangira. Abantu ba mbere batwigisha kwihangana, gufatanya, gushaka ibisubizo. Batwereka ko ubuzima ari urugendo. Amateka y'abantu ba mbere ku isi ni inkuru irimo urugamba, ubwenge n'icyizere. Iyo urebye aho tugeze uyu munsi, ugomba kwibuka ko byose byatangiriye kuri abo bantu batagiraga amazina ariko bafite amateka akomeye cyane. Naha dusoreje ikiganiro kandi ndagushimiye wowe ugeze ku musozo w'ikiganiro. Murakoze cyane.